ndakuramutsa Mariya ndabashubije Kristo Yesu akuzwe. Amen. Nitwa Odari Yosefu, ni umuvandimwe muri kominote ya Emmanuel, ndubatse nkaba ntuye muri paruwasi ya Kabuye. Abashimishwe no kuba imbere yanyu muri aka kanya kugira ngo dukomeze urugendo twatangiye rwa Yeriko. Nyagasana twumve, yumve isengesho ryacu, ahirike inkuta zitubuza kumwegera no guhura nawe, kugira ngo twese tubashe gusabana nawe mu rukundo rwe no mu neza ye, cyane cyane mu miryango yacu. Tugeze rero ku munsi wa gatandatu w'igisingizo cya Yeriko. Umunsi w'ejo nk'uko babitubwiye, batuganiriye ku mutima mutagatifu wa Yezu, kuko hari umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu. Mu byo batubwiye kwimika uwo mutima mu rw'iwacu, isheho umutima ndetse no kuwiyegurira kugira ngo rwose tube abawo. Umutima wa Yezu rero ni umutima ukinguye. I Golgota, igihe Yezu yapfiriye ku musaraba, urubavu rwe rwakinguzwa icumu, umutima we wahoranywa n'icumu kugira ngo usakaze inema n'impuhwe ku isi. Warafunguwe nk'uko bafungura ahantu, urugi rw'ahantu habitse ubukungu bukomeye. Ubwo bukungu Nyagasani yashakaga kudukingurira n'urukundo rwe. Kuwiyegurira rero ni ukwiyegurira urukundo rwe, ni ukwemera gukundwa nawo no kwihatira gusubiza urwo rukundo. Umutima wa Bikira Mariya, nk'uko uyu munsi batubwiye ko twizihiza umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, ni wo wa mbere washengereye umutima wa Yezu. Kuko umutima wa Yezu waremewe muri we ku bwa Roho Mutagatifu. Igihe Golgota umusirikare yahuranyije icumu umutima wa Yezu wari ubambye ku musaraba, Bikira Mariya nawe yahuranyijwe n'inkota y'ububabare, ariko akomeza guhagarara munsi y'umusaraba yunze ubumwe n'umwana we wababazwaga n'umusaraba yari abambyeho. Bikira Mariya we ubwo bubabare yari abutwaye mu mutima we. Tujya ku mutima wa Bikira Mariya, ni umutima washenguwe n'ububabare. Nta mutima rero n'umwe wa muntu wigeze wunga ubumwe n'umutima wa Yezu nk'uko umutima wa Bikira Mariya wunze ubumwe n'uwe. Yewe nta n'uzigera bigeraho. Nk'uko Mutagatifu Jean Ede abivuga, ngo umutima wa Bikira Mariya ni Yezu, ngo kandi umutima wa Bikira Mariya utujyana kuwa Yezu, udushyikiriza Yezu. Liturujia nayo ya Kiliziya Gatolika irabiduhamiriza. Nk'uko batubwiye ejo twari twijije umutima mutagatifu wa Yezu, uyu munsi turi kwizihiza umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Birakurikirana. Ku wa gatanu ukurikira umunsi mukuru w'isakaramento, Yezu yasabye Margarita Mariya ko bazabaho umunsi mukuru wo kwizihiza umutima we. Kiliziya nayita idushyiraho ko umutima wa Bikira Mariya utagira inenge wa Bikira Mariya uzajya wizihizwa kuri uwo wa gatandatu ukurikira uwo wa gatanu. Ariko nanone nk'uko Yezu yasabye Margarita Mariya ngo umunsi wa gatanu w'iboneka ya buri kwezi tujye twizihiza umunsi mukuru, tujye duhimbaza, tunahoze, tunazirikana ku mutima we mutagatifu, ni nako Bikira Mariya nawe yasabye kandi ari kumwe na Yezu ko ku wa gatandatu w'imboneka tuzajya tuzirikana
tunahoza umutima we utagira inenge. Niyo mpamvu rero bavandimwe, ntidushobora gutandukanya umutima wa Yezu n'umutima wa Bikira Mariya. Ni imitima yunze ubumwe, ni imitima umwe watereye mu wundi, umwe wa Yezu waremeye muri Bikira Mariya. Ni imitima rero yunze ubumwe, yahuje ububabare umwe ku buryo bugaragara, undi ku buryo butagaragara. Yezu ahetse umusaraba, Bikira Mariya ari inyuma ye awumutwaje ku buryo butagaragara mu mutima we. Ni imitima rero yunze ubumwe tudashobora gutandukanya. Ariko uyu munsi turizihiza nyine umunsi mukuru w'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Ubanza ntanayifuje n'umunsi mwiza, umunsi mwiza w'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Yego, twibukiranye ko Bikira Mariya yabonekeye Benadeta i Lourdes, yaje amubwira ngo ndutasamanywe icyaha, je suis l'Immaculée Conception, utasamanywe icyaha. Hari n'abavuga utasamanywe inenge y'icyaha. Umuntu yakeka ko aho ngaho ariho abantu bahereye bavuga umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Hanyuma nanone Bikira Mariya aje i Fatima, abwira abana ko yifuza ko isi yose yakwitura umutima we utagira inenge. Ariko kuva kera ibintu by'Imana bifite ukuntu bigenda bica amarenga buhoro buhoro. Kuva kera mu kinyejana cya 17 na mbere yaho, hari abatagatifu benshi kubera gusenga no gusabana n'Imana no gusabana na Yezu, bari barahishuriwe iryo banga, bakajya babivuga, abantu ntibabyemere, wenda bakumva ari uburyo bwabo bwo kuvuga no gusenga. Abo ngabo twavugamo nka Mutagatifu Bernard. Bernard yakundaga Bikira Mariya cyane, yari afitanye ibanga na Bikira Mariya ku buryo yari yarahishuriwe ko umutima ari umutima utagira inenge. Akajya abibwira abantu, abibashishikariza, ariko ntibigere kure cyane. Ndetse na Mutagatifu Bonaventure n'umutagatifu witwa Mechtilde na Gertrude na François de Sales, abo bose n'abatagatifu bagiye bagaruka kuri iryo banga ku bwabo. Kiliziya ntibishyiremo imbaraga, ntibyiteho, kubera ko bavuga ko ari ubuzima bwabo bwite, ari ibanga ryabo, ariko ku giti cyabo bikagarukira kuri bo gusa. Hanyuma Kiliziya ntigeze rero bishikariza abantu, abayoboke bayo, cyangwa ngo hagire umupapa ubyandikaho ibaruwa. Ariko iby'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya byaje kugira imbaraga mu mabonekerwa igihe Bikira Mariya yabonekeye Katarina, umuntu witwa Catherine Labouré mu Bufaransa mu mwaka w'1830. Icyo gihe Bikira Mariya yasabye ko bakora umudari. Uwo mudari asaba ko hajyaho imitima ibiri, umutima we n'uwa Yezu. Uwo mudari umusenyeri wari muri iyo diyosezi yabanje kuwurwanya, avuga ati ibyo ni ibiki, ntiyumvaga ibyo ari byo. Ariko abantu barawukora, ariko ntiyawemera nk'umwepiskopi w'iyo diyosezi. Hanyuma abantu bakajya bawambara, ukora ibitangaza. Abantu icyo gihe mu gihugu i Paris hari indwara n'ahari ubushita, sinibuka neza, imereye abantu nabi. Umuntu yarwara yakambara uwo mudari agakira. Noneho umusenyeri abona ko wa mudari Bikira Mariya yifuje ari umudari ufite ububasha, ufite ibitangaza. Ubu niwo mudari mujya mwumva bavuga witwa médaille miraculeuse. Hano ndabizi ko hari abantu benshi bawambaye, naho ngaho utwomoka. Ugitangira ntabwo witwaga médaille miraculeuse, wari umudari Bikira Mariya yisabiye gusa, ariko bashyiraho imitima ibiri, uwa Yezu n'uwa Bikira Mariya. Hanyuma abantu batangira kwibuka ya magambo y'aba batagatifu bavugaga bati
Bikira Mariya umutima wa Bikira Mariya utagira inenge, batangira kumva ko impamvu barimo gukira ari ukubera umutima wa Yezu mutagatifu n'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Bitangira gutyo. Hanyuma Bikira Mariya kubera ko ari umubyeyi udukunda, ashaka kudukura mu gihirahiro. Nibwo rero aje Fatima mu mwaka w'1917 abonekera abana batatu babatubwiye, harimo umukobwa witwaga Lucia, umwana witwa Jacinta n'umuhungu witwa Francisco. Muri iryo bonekerwa ryo kuwa 13 z'ukwa gatandatu 1917 nibwo Bikira Mariya yabwiye Lucia ko Imana ishaka ko isi yose yiyegurira umutima we utagira inenge. Imana irashaka ko isi yose, hari n'ibindi yavuze ntari kwiga ngarukaho, cyane cyane yasabye icyo gihe, yasabye Uburusiya ngo asaba ngo bature Uburusiya, kuko Uburusiya bwari icyo gihe bwari abakira abasoviyete, ari abahakanyi, ari igihugu kidasenga, banze Imana, bahakana Imana. Avuga ko kugira ngo isi ikire, nk'uko padiri yabitwuye mu nyigisho yabigarutseho, avuga ko Bikira Mariya yaje kutubwira nko kudutabariza kugira ngo abantu biture umutima we, kugira ngo isi irokoke akaga kari kayitegereje yari irimo yagiye kugwamo. Umuntu rero yakwibaza ati kubera iki Bikira Mariya yaje asaba ko abantu biyegurira umutima we utagira inenge? Isi y'icyo gihe ariko utatandukanya n'iy'ubu yari yarigometse cyane ku Mana, itera Imana umugongo. Nababwira ko icyo gihe igihugu cy'Uburusiya n'ibindi bihugu cyari byarakiyobotse, byari ibihugu bya komunisite, aho batemeraga ko umukirisitu agomba kubaho, ntibyari byemewe, hari ubuhakanyi. Ariko hari haraje na za revolution française yabaye mu kinyejana cya 18, nayo muzi ko revolution française niyo yazanye ubupagane ku isi, bishe abapadiri urebye bose icyo gihe, kizira nyinshi zirafungwa n'iki. Hari ubuhakanyi rero buteye ubwoba. Ibihugu by'i Burayi byari imbere, byari abakristo bishingiye ku mahame ya gikirisitu, byarateye umugongo Imana. Bikira Mariya rero aza asaba ku isi, akurikije agahinda yabonanaga b'ijuru, aza asaba ati isi n'abantu nimwiyegurire umutima wanjye utagira inenge, ubabere ubuhungiro. Isi rero uko isi yagendaga itera imbere, ndetse na n'ubu nguko itera imbere, niko umuntu arushaho kugenda guhakana Imana. Ibyo ndumva atari ibintu bishyashya, muranabibona namwe iruhande rwanyu. Uko dutera imbere niko duhakana Imana. Ubona umuntu w'iki gihe, muri iki kinyejana cyacu n'icyo gihe ndetse, akora ibishoboka byose ngo yigizeyo Imana. Abantu bigizeyo Imana kuko imubangamiye mu bikorwa bye. Abantu benshi barwanya Imana, bavuga ngo Imana ntikavugwa ahangaha, ntikagaragara ahangaha, burya sibo. Nuko mu mutima wabo ibikorwa byabo biba byarabanjije kubamerera nabi, kandi burya nta muntu n'umwe utazi icyiza, baba barwana n'umutima, bagashaka kuyigiza rero ngo itakomeza kubacira urubanza, kuko kwibuka ivanjiri bibacira urubanza. Tumuhe rero biruhije kandi bibabaje. Uko kwigomeka ku Mana nibyo bidukururira amakuba menshi. Usanga muri iki gihe ibyaha bikomeye ari byo byahawe umwanya wa mbere. Harigishwa ubutinganyi, harigishwa ubusambanyi bw'amoko yose, gukuramo inda bisigaye byemewe. Umuntu atwara inda yaba atayishaka akajya kuyikuramo bakamwemerera. Abantu benshi baragenda batukwemera. Gusenga bamwe bavuga ko ari iby'injiji. Mu yandi magambo, umuntu Imana yaremye mu ishusho ryayo agenda ayitera umugongo.
Bikira Mariya akatubwira ati isi ntishobora kwigeza ku mukiro ubwayo. Niyo bakora kompiyuta zimeze gute, niyo bakora imashini zimeze gute, ntabwo isi ishobora kugera ku mukiro ku bwayo. Niba itegukiye Imana, niba itagarukiye Imana. Imana rero irashaka kudukiza ikoresheje umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, uzatubera umuyoboro utugarura ku Mana. Niyo mpamvu Bikira Mariya yigaragaje mu bice byose by'isi kugira ngo adufashe kugarukira Imana, maze isi ibona amahoro n'umukiro. Kwiyegurira rero umutima utagira inenge wa Bikira Mariya ni umuti w'icyaha cyugarira isi, kuko ni umutima uzirikana, umutima uciye bugufi, umutima wubaha Imana, umutima urangamiye Imana. Kwiyegurira natwe bikaduha guca bugufi, kwegukira Imana no kuyirangamira. Kwiyegurira umutima utagira inenge wa Bikira Mariya ni umuti w'icyaha cyugarira isi, kandi nibwo buryo bwa nyuma, ahangaha mubyumve neza, nibwo buryo bwa nyuma Imana ishaka gukoresha ikiza isi. Ni icyifuzo cy'ubutatu butagatifu. Bikira Mariya arifuza kurwanya shitani anyuze ku bana be bamwiyeguriye, cyane cyane anyuze ku basaseridoti bemeye kumwiyegurira. Arifuza abamwiyeguriye bemera ko yigaragaza muri bo kandi akabakoreramo, bakitoza kubana nawe buri munsi, bakemera guhinduka bihereye imbere mu mutima, bagahuza umutima nawe, bagasa nawe ku buryo yongera kubaho muri bo. Gusa na Bikira Mariya rero ni uguhora uvuga uti ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. Papa atura isi umutima utagira inenge wa Bikira Mariya yavuze ko ari bwo buryo bwihuse kandi bwizewe kugira ngo twakire ingabire y'impuhwe z'Imana kuri Kiliziya ndetse no ku isi yose. Byatumarira iki rero kwiyegurira umutima utagira inenge wa Bikira Mariya? Bikira Mariya adusezeranya umukiro. Kwiyegurira umutima wa Bikira Mariya bizatuma twakira umukiro w'Imana, kuko turi mu bihe bigoye, kuko abantu benshi bataye ukwemera, kuko guhakana Imana usanga ari byo bigezweho. Abiyegurira umutima wa Bikira Mariya rero utagira inenge wa Bikira Mariya abasezeranya umukiro wa roho zabo bakiri hano ku isi ndetse no mu gihe cy'urupfu. Bikira Mariya kandi azatubera ubuhungiro nitumwiyegurira, nitwiyegurira umutima we. Bikira Mariya asezeranya abaziyegurira umutima we kubabera ubuhungiro mu gihe cy'ibibazo, ibigeragezo, ibyorezo n'ingorane zose bacamo. Nk'uko igihe cya Nowa abahungiye mu nkuge barokotse umwuzure, ni nako no muri iki gihe abiyegurira Bikira Mariya, abisunga Bikira Mariya, abitura umutima w'utagira inenge, azababera ubuhungiro bwizewe mu bibabaro yabo. Bikira Mariya kandi aratwizeza kuzaturwanirira. Bikira Mariya azaturwanira imbere y'umwanzi wacu shitani wahagurukiye kuturwanya igihe cyose ngo atubuze ubugingo bw'iteka. Bikira Mariya afite ububasha bwose kuri Sekibi. Niwe wa mugore batubwira ngo wakandagiye cya gikoko nyamunini. Ubwo bubasha abuhabwa na Yezu Kristo wamuturaze ku musaraba. Azaturinda kandi adukure mu mitego ye, azadutsindira ubuyobe n'ubugome bwe. Ntitugomba rero gutinya Sekibi n'ibyo aduteza byose, kuko amaherezo umutima wa Bikira Mariya utagira inenge uzatsinda. Ni umutima utagira inenge, ni umutima uvuga Imana ikumva kuko usa n'uwayo. Bikira Mariya aradusezeranya
kuduhoza. Bikira Mariya ni umubyeyi mwiza kandi wuje impuhwe. Hari byinshi bitubabaza muri iyi si, muri ubu buzima. Hari byinshi bitugoye ndetse twaburiye igisubizo. Bikira Mariya aradusaba kuruhukira mu mutima we, akaduhoza kandi akadukomeza mu nzira y'umusaraba wacu, nk'uko yakomeje umwana we Yezu Kristu igihe yarahetse umusaraba ajya i Kalvari yo kudukiza. Muzi ko yamuherekeje kugeza ku ndunduro. Natwe arashaka rero kuduherekeza nitumwiyegurira muri ubu buzima, muri nzira y'umusaraba turimo kuri iyi si. Arashaka kuduherekeza akatugeza ku ndunduro y'ubuzima bwacu. Twakora iki rero kugira ngo nyuma yo kwiyegurira umutima utagendera Bikira Mariya? Bikira Mariya adusaba gusengera hamwe nawe, adusaba kuvuga rozari, kuvuga ishapuri, ariko tukayivugana nawe. Isengesho rya rozari, isengesho ry'ishapure, ntabwo ari amasengesho tuvuga uko twiboneye. Tujyane dutumire Bikira Mariya, tuvugane ishapure, kuko nawe uko dusenga nawe abadusabira aduhishurira ubuzima bw'umwana we. Ikindi adusaba kubaho kuko nk'abantu bamwiyeguriye, tukubahiriza amasezerano yacu, cyane cyane amasezerano y'abatisimu. Tukibuka ko turi abantu babatijwe, twanze shitani n'iby'idushikisha byose, ko turi abakristu kandi ko umukristu agomba kugira indangagaciro zimuranga. Ikindi adusaba no kubaho kivandimwe. Mutagatifu Agusitini yaravuze ngo umukristu uri wenyine ni umukristu wugarijwe n'urupfu. Kubana n'abandi mu makoraniro, tugasabirana, tugasangira ingorane n'ibibazo bituma dukomera mu kwemera. Bikira Mariya arashaka kudukiza kwigunga kandi aradusaba kuvugurura ukwiyegurira kwacu buri munsi. Bikira Mariya arifuza ko twamwegurira imiryango yacu. Muri iyi Jeriko ifite inyito ivuga ngo njyewe n'urugo rwanjye tuzakorera Uwiteka. Urugo rwacu rwagombye kuba koko urugo rurangamiye Nyagasani. Kugira ngo bikunde, twegurire urugo rwacu umubyeyi Bikira Mariya, tumwegurire umuryango wacu. Adusezeranya kutwitaho nk'umuryango ku buryo bw'umwihariko, cyane cyane yita ku buzima bwacu bwa roho ngo bugume mu ngabire y'Imana nk'urugo. Twibuke ko, cyangwa no kubamenyesha ko intambara ya nyuma Sekibi yashoye ku Mana uyu munsi iri kubera mu muryango. Shitani ubu ngubu urugamba afite imbere y'Imana n'urwo yashoye ku muryango, kuko nasenya umuryango azaba asenye kiliziya. Nitwumva za gatanya zivugwa hirya no hino, ndikeke ko ari ibintu byikora. Sekibi yarahagurutse, nirwo rugamba arimo kurwana, agateranya umugabo n'umugore, agateranya abana n'ababyeyi, agateranya abana hagati yabo, kugira ngo bibe akavuyo abone ukuntu atwigarurira. Duture rero imiryango yacu umutima utagendera Bikira Mariya. Ikindi, dutura abana bacu, tubature umutima utagendera Bikira Mariya. Twebwe nk'ababyeyi twibuke ko umukiro duharanira kandi twifuriza abana bacu ntabwo ari umukiro ugarukira kuri iyi si. Ni byiza kubashyira mu mashuri meza, ni byiza kubagaburira neza, ni byiza kubambika neza, ni byiza kubitaho, ariko nituharanire no kubaha umukiro w'ubugingo bw'iteka. Twe gushyira imbaraga gusa mu guha abana bacu uburyo bwo kubasha kuba kuri iyi si. Usanga ariko hariho kenshi dushyira investissement kubafasha kuzaba kuri iyi si, ngo twibagirwe ko bazakenera n'ubugingo bw'iteka. Nitubature umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, abaturerere. Bikira Mariya tumureke aturerera abantu, abafasha kubaho mu migambi w'Imana.
ndabizi ko hari ababyeyi benshi, turahari benshi dufite abana tuvuga ko batunaniye, banywa ibiyobyabwenge, bagiye mu ngeso mbi, babasinzi, twarahannye, twagize gute, byaranze. Ndetse rimwe na rimwe bamwe bakarakara bakabohere, bakagenda bakabatira mu bajyane Iwawa. Ntuzajyana umwana wawe Iwawa, mureke tuba turi umubyeyi Bikira Mariya, tuba turi umutima utagira inenge. Hari ubuhamya nabonye ahantu umubyeyi yakundaga gusengana n'umwana wakiri mutoya, akamwigisha agasengesho kamwe gusa, amubwira ngo Bikira Mariya utasambanywe icyaha urajya udusabira twese abaguhungiraho. Ako gusa niko yarazi, n'ayandi wenda ariko ko yari akagumanye. Umwana yaza kugira gutya arararuka, ajya mu biyobyabwenge, ajya mu nzoga, aragenda ati wabo, nyina agahora amusabira. Bukeye umwana sinzi ukuntu cyamukoze ku mutima, abwira nyina ati se mama, ukuntu nabaye gutya nabasha gusenga? Ntabwo nabishobora rwose. Nyina aramubwira ati n'akagashengezo kawe nakwigishije kera ntabwo kibuka? Atakaheze. Ati Bikira Mariya utasambanywe icyaha. Ati ndakibutse. Ati gasubiramo kenshi, agasubiramo, yongera agasubiramo. Ako gasengesho karamukijije, yongera kuba umwana muzima, areka ibiyobyabwenge, aragaruka aba muzima. Ako dutoza abana bacu utuntu dutoya, ndakuramutsa Mariya, ariko tuba turi umutima utagira inenge ya Bikira Mariya, kuyivugana nabo bakiri batoya. Rimwe na rimwe turabyibagirwa, tugashaka kubibabwira barakuze, tugasanga baragagaye. Ibyo birashoboka. Bakiri batoya tubatoze kubaha Imana, tuba turi Imana, tuba turi umubyeyi Bikira Mariya, abasabire, abaturerere, abafashe kubaho mu mugambi w'Imana. Tumwiture, azita ku bibazo byacu materiyeri. Ubu turavuga ubukene, turavuga inzara, turavuga ubushomeri, turavuga iki. Tumwiture, ibibazo byacu materiyeri azabyitaho, azafasha abashakanye kubaho mu bumwe. Mbere yo kujya gusaba gatanya, banza ukore novene ya Bikira Mariya, ubwire abantu bagusabire. Hari umuntu wari ugiye, byari byarangiye, yagiye gusaba gatanya, byarangiye. Noneho abantu baravuga bati kuko umuntu wasezeranye ati ntabwo nshobora kwihanganira uriya mugabo rwose, nicyo gisubizo cya nyuma ngiye mbona. Nuko abantu baravuga bati reka twereke, ihangane tubanze dukore novene ya Bikira Mariya, ihangane uduhe iminsi 9 gusa. Abaha iminsi 9, baratangira ati njye ariko ntabwo nzabafasha, niba ari ibyo njye sinzabafasha, nararakaye. Ubanza yarazi ko nawe utabafasha bitazakunda. Noneho baramubwira ati ntacyo wowe twemerere, gusa upfa kutazajya kubaza gutanga ikirego cyawe mbere y'iyi minsi 9. Nuko ababyeyi aba bantu, iryo tsinda ry'abantu batangira iyo novene, bavugaga rozari, ntugira ngo ni ishapuri imwe gusa, kuko ikibazo iyo gikomeye tugomba kugishyiramo imbaraga nyinshi. Bavuga rozari iminsi 9 bikurikiranye. Umugabo niwe waje gusaba imbabazi, umugore nawe agira umutima wo kuzimuha, barasubirana, uwo bari kumwe. Isi itwereka ko ibintu bimwe bishoboka, byoroshye, ko byoroshye, ntukababare, ntukavunike, urarushwa n'iki, kuko ugomba kwigora. Ariko ijuru ryadushyiriyeho uburyo bwinshi bwo kugira ngo ibibazo byacu kuri iyi si bibashe gukemuka tutagombye kwangiza ibyo twemereye Nyagasani. Rero duture imiryango yacu, dusabire ingo zacu. Bikira Mariya ngo asabira abashakanye kubaho mu bumwe n'urukundo n'ubudahemuka, akatubera ubuhungiro mu byago, mu gahinda, akaduhoza,
akadukomeza mu rugendo rw'ukwemera n'ubutagatifu turimo. Ikintu nge kinkomeza ni uko nzi ko ntari njyenyine. Ikintu kinkomeza ni uko nzi ko iyo nsenga Imana inyumva. Imana irahari, Bikira Mariya arahari. Iyo tuvuga ishapure, iyo tuvuga ndakuramutsa Mariya, ntabwo tuba tubwira umuyaga, nta nubwo tubwira umuntu urangaye uri kumva abantu benshi. Ni umubyeyi witaba buri wese, kuko Bikira Mariya ubuzima ariho ni ubuzima bwa roho. Ni umwana aba henshi icyarimwe, aranyumva nawe akakumva n'uriya akamwumva, twese icyarimwe. Tumuture ingo zacu. Urugo rwacu ni kado Imana yaduhaye ikomeye cyane, ni kiliziya ntoya. Ni ahantu tuba iyo hasenyutse, iyo hangiritse, nta gisigara muri twebwe, nta gisigara. Iyo umwana avuye mu rugo aba umwana w'ikirara. Iyo umugore avuye mu rugo sinzi ukuntu bamwita. Iyo umugabo ataye urugo sinzi ukuntu nawe yitwa. Tuba abagabo tukaba abagore iyo turi mu rugo, tuba abana iyo turi mu rugo kwa data. Iyo tutari aho ngaho tuba amayibobo. Dusaba Imana, dusaba umubyeyi Bikira Mariya dusabire atubere ubuhungiro mu byago, mu gahinda, aduhoze, adukomeze muri urugendo rwo kwemera turimo. Nitwiyegurire umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, shitani ntizadusenyera urugo, ntizarutinyuka, kuko ni urugo rurinzwe. Bavandimwe rero, ntatinze mu magambo, dukunda umubyeyi Bikira Mariya. Hari abantu benshi b'abagatolika bahura n'abantu bo mu yandi madini bakababwira ngo Bikira Mariya ni umugore nk'abandi, ibiki n'ibiki. Mujye mubasabira. Bikira Mariya ntabwo ari umugore nk'abandi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iruhande rw'umusaraba ngo hari hahagaze ngo abagore bakurikiraga Yezu, ngo hari na Bikira na Mariya nyina wande wa Yezu. Ntabwo bamushyira mu bandi bagore, hari na Mariya nyina wa Yezu, kuko yari ahari nka nyina wa Yezu. Ntabwo ari umugore nk'abandi. Ni umugore iwi ni umugore, kuko yabaye umugore, yarabyaye abana mu rugo, ariko ntabwo ari umugore nk'abandi. N'utasamanywe icyaha, ni nyina w'Imana. Nta wundi mugore kuri iyi si uzitwa nyina w'Imana uretse Bikira Mariya. Nta wundi uzahabwa iryo zina. Rero aradusabira, aratuvuganira. Yezu yaravuze ngo dore nyoko, abwira Yohane, muri twese, ngo Yohana amujyana iwe. Bivuze ngo buri wese muri twe afite ubwo burenganzira bwo gufata Bikira Mariya ukamujyana mu rugo iwawe, akaba umubyeyi mu rugo iwawe, akarinda urugo rwawe, akarurengera, akarusabira. Tumukunde rero, twiyegurire umutima we nk'umuryango, tumwegurire abana bacu n'ibyacu byose. Arahari nk'umubyeyi wacu uduhakirwa ubutaretsa, kugira ngo azatugeze ku mukiro w'iteka. Ndakuramutsa Mariya. Tugiye mu kanya, bagiye kwimika Yezu, tumushengerere hanyuma tumusingize. Ndagira ngo muri uyu mugoroba rero dusingize Imana ihirike ibikuta rwose by'ubuyobe buri mu mitima yacu, ihirike ibikuta byo gushidikanya ku bubasha bwa Bikira Mariya mu gucungurwa kwacu, ihirike ibikuta by'ubunebwe, abantu tutakibasha kuvuga ishapure, tutabasha kuvuga rozari, kugira ngo ubwo bunebwe buhirime, hanyuma natwe urukuta ruhirime, tuba abantu babasha kuvuga ishapure, kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, kuko Bikira Mariya niwe utugeza kuri Yezu, nk'uko ikana ka Galilaya yatakambiye abari mu bukwe bakongera bakagira ibyishimo, natwe dutakambira kugira ngo twongere tugire ibyishimo byo kubaho n'umunezero. Kristo Yezu akuzwe.